umugore nzanye ni umukunzi wanjye ni umufasha wanjye cyane yuko umugore afasha mu bintu byinshi ntabwo ari umukozi wanjye ugasanga still aracyakomeza kuba yakoza nayo masahane bibaye afite ako kanya ugasanga aracyakomeza kuba yanajya mu gikona akanateka n'uwo muceri bishobotse ukabona nta kibazo noneho rero ugasanga abantu ntago bari kubyakira nyine ntago bari kubyumva iyo neza cyangwa se ibyo bikorwa akora ngo babihe isura nziza bakabiha ishusho y'uko uwo mugore yaramuroze ibyo bintu urabyumva urabyemera ibyo bintu ndabyumva no kubyemera kandi birashoboka kuko ibyo bintu ntigeze kubyumvaho cyane nko kuri njye ndumva byarambayeho byambayeho ndapfuye byambayeho kuko nagiye numva bati kana kakimosha kuba yararozwe n'umugore gutya na gutya nkabyumva gutya kera ubundi nari ndi umuntu ukunda gukanda amazi urayazi nakunda kwinywera agacupa impamvu mbashinza nyine abo ngabo abanyafurika cyangwa abanyarwanda mwebwe ni ukuntu igihe cyose muba mwumva yuko umugore wanyu ari umuntu uje kuba ikisi kuba umucakara wo mu rugo umunsi umwe urumva nkwibutse umunsi umwe nari ndwaye nta n'umukozi dufite saa 5 zikagera ukegura porotomanje ukajya kugura ibiryo muri resitora kandi mu rugo huzuye ibiryo none igihe kidahari cyo kubiteka wabigenza gute kigewe nta gihe cyari gihari nari mpare kwenda ntafite igihe cyo kuba nabiteka igihe se ni kimeze cyangwa ntazi guteka birashoboka cyambitse urabudafana Kiyovu gusa nyifaniye oyaka nese gufana Kiyovu nibibi ikipe se ntago yeze wowe ikipe ni yihe ni Rayon Sport umugabo arimo koza amasahane umugabo nako avuye ku kazi ko gushakisha amafunguro yo mu rugo aje no gukora imirimo yo mu rugo uwundi wakagombye kuba amufasha yagiye mu kabari kunywa inzoga abo bagore bahari bariho bameze gutyo ariko ntago ari benshi kandi ikindi ntago twanabashima abo ngabo bazajya mu muriro wa jahanama bazajya mu muriro utazima ibyo wakora byose yewe wavuga ngo wagiye mu cyumba cy'amasengesho umugabo wawe arasigara mu rugo akora ibiki okay sinzi ibi bintu iki kiganiro cyo noneho kirandenze nimba iki kiganiro tugomba kugishyira hanze niba tugomba kugikansoringa tubahaye ikaze bakunze ba UmurimboTV turabasuje cyane mugira amahoro ya nyagasani aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu mwese abatari abayisilamu namwe mukomeze mugubwe neza turabishimira turabakunda cyane kwa ko namwe mudukunda cyane turashimira buri muntu wese wakoze subscribe ku UmurimboTV turashimira buri muntu wese ureba video y'UmurimboTV bwa mbere tuba turi kubireba abantu bareba video zacu mu by'ukuri ubu ngubu abakizireba mbabwije ukuri baracyari bake kubera yuko nubwo tumaze igihe kinini no dukora ariko murabiza abantu bikundira byacitse cyane kandi twebwe ntago dukora byacitse dukora ibiganiro bifite intego dukora ibiganiro byo kubaka umuryango dukora ibiganiro byo kuganira ku buzima bwacu bwa buri munsi bugiye butandukanye. Sindi njyenyine rero nge ndi Sauda nkuko mubizi cyangwa se abatabizi mu bimenye ndi kumwe noneho na wa mugabo wanjye wa mukunzi wanyu nabonye abantu benshi cyane mwaramwishimiye mu biganiro twakoze ubushize kabisa nawe yarishimye cyane agaseka turi kumwe nawe yagarutse kugira ngo dukomeze tuganire nyine ingingo zishobora kudufasha twese kubaka umuryango kutabasuza tugoye karibu nawe ndabasuje nanjye UmurimboTV mukomere cyane Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh none se ntabwo uriyumva nk'umusangwa oya rero si umusangwa uri umusangwa ku UmurimboTV uri boss ndisanga rwose uri na boss ndisanga oya bo turabasaba rero gukora subscribe gukora like share comment kugira ngo dukomeze twubakane dukomeze twumve ibiganiro ko hari aho biva naho bijya dukomeze turebe yuko message tuba turi gutambutsa cyangwa se imbaraga dushyiramo kugira ngo ibiganiro bifashe bagenzi bacu ko hari icyo biba byaramaze we ntacyo wabansabira nakibasaba ko bajya
batanga amakuru ku UmurimboTV bakabwirana kuba batabashije kubyumva kugira ngo barebe ibyiza biri ku UmurimboTV. Arakoze cyane. Mbese ubwo ngubwo ni ukubisharinga. Yego cyane, bakabisharinga bakagenda bareba kugira ngo n'abandi ibyo babonye bibagereho, cyane cyane yuko izi nama tuba turi gutanga buri muntu wese zamufasha. Ziba zikenewe rwose kuri buri muntu wese. Ni nziza. Burya urakoze cyane. Urakoze namwe. Rero reka tuganire, dutangire nyine insanganyamatsiko y'umunsi cyangwa se topic y'uyu munsi. Hari ibibazo bimwe ndi bujye nkubaza bigutunguye, ariko kubera ko nizera ko uri umuhanga ndumva nta kibazo mbifiteho. Wowe urabisubiza uko byumva, urabisubiza uko wumva nyine bishobora kugenda mu buzima, muri ubu buzima bwa buri munsi, kugira ngo dushobore kubaho nyine dusangira. Bimwe uraza kumva hari ibyo uzi, ibindi wumve ari byo nkubajije mu buryo bugutunguye. Duhereye n'ahangaha urumva yuko si kenshi usanga abagabo nyine muri kamere yabo no mu buryo bavuka bagakura, usanga ari abantu bakunda nyine baba bari hejuru. Bari hejuru umbabarira, ariko rimwe na rimwe hari ibyo ndi buze gukoresha wumve wenda ntabwo uri kubyumva neza, ariko kuko turi mu kiganiro wihangana. Abagabo usanga ari abantu ntago nari ngiye kuvuga ngo bishyira hejuru, ariko ntago bishyira hejuru kubera ko Imana deja yabashyize hejuru mbere, kuko nimwe mwabanje kuremwa ibashyira hejuru, mwitwa abagabo. Icyo ngicyo ni kimwe. Ariko usanga mu buryo bwo guhuza n'abo bashakanye, reka nkubwire sheri, ari nk'igihe usanga nk'urugero iwanyu kera ukiri umusore wari uzi guteka, ugateka nk'ibirayi, ugateka nk'umuceri, ugateka n'urugero ukajya nko mu gikoni ugateka, mama wawe akaba yakubwira ati uzana ariya masahane, mama akaba yakubwira ati wenda kora iki n'iki, terura n'umwana, ukabikora neza cyane. Ariko iyo umaze kurongora birahinduka, ugasanga no kuba igikombe kugikura ku meza ntabyo uzi. Mba nabaye umugabo, reka kera igihe mba nari ndi umwana, ko umuntu akuze hari ibintu bikeya bigenda bihinduka. None se uhise utuma rwose ninjiramo neza. Biterwa n'iki, sibyo? Reka tuvuge ku kintu cyerekeranye n'uburozi buvugwa hanze ahangaha mu bantu, sibyo? Iyo umuntu usanga nk'umuntu w'umugabo nk'uko nguko, hari abantu baba ari abantu beza, yarongora akakomeza agatekereza akavuga ati nubwo ndongoye ariko mu by'ukuri umugore nzanye ni umukunzi wanjye, ni umufasha wanjye, cyane yuko umugore afasha mu bintu byinshi, ntabwo ari umukozi wanjye. Ugasanga still aracyakomeza kuba yakoza nayo masahane bibaye afite ako kanya, ugasanga aracyakomeza kuba yanajya mu gikoni akanateka n'uwo muceri bishobotse, ukabona nta kibazo. Noneho rero ugasanga abantu ntago bari kubyakira, nyine ntago bari kubyumva iyo neza, cyangwa se ibyo bikorwa akora ngo babihe isura nziza, bakabiha ishusho y'uko uwo mugore yaramuroze. Ibyo bintu urabyumva? Urabyemera? Ibyo bintu ndabyumva no kubyemera, kandi birashoboka, kuko ibyo bintu ntigeze kubyumvaho cyane. nko kuri njye ndumva byarambayeho. Byambayeho ndapfuye, byambayeho kuko nagiye numva bati kana kakimosha kuba yararozwe n'umugore gutya na gutya, nkabyumva gutya, ariko ntago ariko biri. Yewe nabyumvise kera, ariko nkabyumva kera. Ubundi nari ndi umuntu ukunda gukanda amazi urayazi, nakunda kwinywera agacupa. Nza kukavaho kubera imyemerere yacu y'idini rya Isilamu. Umuntu w'umusilamu ntagomba kunywa inzoga, ntagomba kunywa itabi, ntagomba kujya mu biyobyabwenge, ntagomba gukora ibyaha mbese biremereye. Agomba kuba ari umuntu ugendera mu nzira nyakuri nziza. Icyo gihe nahise mbivaho, ariko nyuma yo kubivaho naje kumva abantu bavuga bati Hakimu umugore yaramuroze, ariko nabyo birashoboka. Ariko ngewe nkurikije icyizere cyane mugirira sheri, numva ubwo burozi ntabwo nzi. Ndetse ariko birababara, nabyo birashoboka ko naba narakuroze. Byashoboka, ariko ngewe mbona
mbona atari ko bimeze kumva ngiye numva muri ngewe ndi muzima nta kuba naretse icupa nuko nabonaga ntagomba kugomeza kunywa icupa kuko nabonye inzoga bo hari abavuga ngo ni nziza ariko nimbi rwose ni haramu kuri twebwe ku basilamu n'abantu bose inzoga nimbi rwose. Aha reka rero tuve kuri icyo ngicyo ubwo rwose untuyemo akantu cyane navuze ngo hari ibyo ndi bukubwire bigutungure ariko nanjye hari ibyo umbwiye birantungura icyo kintu uzi ko ntabwo nari nkize sishiri kucyo utari warabimbwiye bimaze igihe kingana icyo ubizi ni imyaka myinshi ni imyaka myinshi nabere bigiye wenda nshobora kuba narekeye kunywa izo nzoga ni imyaka myinshi urayizi bo hari abantu twasangiraga bamwe na bamwe nibo bagenda wenda bashobora kuba bavuga ayo makuru yuko ushobora kuba warandoze kubera ko tutakibona nicyo kigare kiriho hafi ya bose niko bashobora niko ntago nabango niko bashobora kuba bavuga niko bavuga bati yararozwe mushyiramo akantu babona ko asigaye agenda gutya ari ku murongo nta tukimubona ariko hari ahandi ngiye nshobora kuba mboneka bitewe nuko wenda nahindiye iyo myitwarire yo kureka inzoga nanjye hari ahandi nshobora kuba nagiye nkahura n'abantu tuvuga rumwe nabo ngabo turacyavuga rumwe usibye icyo kintu cyavuyeho cyo kuba wenda cyo kunywa inzoga naretse ariko ubundi turacyabanye bamwe ariko ku mutima wabo bavuga ati wowe nshyiramo akantu umva birantunguye ahubwo akantu kabayeho cyangwa oya birantunguye so kubeshya birantunguye singiye kuvuga ngo biranambabaje ahubwo ikindi kintu kimbabaje wenda mu gatoki kigiye kumbabaza mu kuntu kubera icyo utabimbwiye ukabimbwira turi imbere ya kamera kuki utabimbwiye nukuri ngo nibura mbyumve mbe nitega umutima wanjye witegure kumva icyo kintu cyakiri gusa narabiketse sibyo narabiketse kubera ko nkurikije imyitwarire wari ufite n'uburyo waje guhinduka nyine alhamdulillah rabbil alamin nshimira Imana kubera ko no mu by'umugore ahora asengera buri munsi kandi buri reka nkubwire nubwo abagabo cyane cyane nyine nkunda gushinza abagabo b'Abanyafrika nkongera nkashinza cyane abagabo b'Abanyarwanda kubera yuko umuco wo gushyira hamwe n'abagore bawe umuco nta rukundo mense nkaho nta rukundo mugira ko umuntu ufite urukundo nyarwo yakumva yuko yishimira gushyira hamwe n'umugore we ntibyitwe uburozi sibyo noneho rero abagabo impamvu mbashinza nyine abo ngabo Abanyafrika cyangwa Abanyarwanda mwebwe n'ukuntu igihe cyose muba mwumva yuko umugore wanyu ari umuntu uje kuba ikisi kuba umucakara wo mu rugo kuba umucakara wo mu rugo ikintu cyose ni umugore ikintu cyose cyo mu rugo ni umugore ikintu cyose cyo mu rugo ni umugore ugasanga umuntu araza aricaye mu rugo agiye kuri telefone cyangwa kuri televiziyo mugiye guteka umugore ibiryo birahiye uzanye ibiryo usubiye uzanye amasahano uzanye ibiryo usubiye kuzana n'amazi yo gukaraba usubiye kuzana n'amakanya usubiye no kuzana n'iki donc utwo tuntu twose umugabo akicara kamera gutya ahubwo akajya avuga muri gutinda no guhaguruka tuvuge n'urugero afate nk'ikanya iri mu kabati cyangwa se ifoke cyangwa se ikindi kintu cy'ikirushe cyo kwaruza ibyo kurya ibyo bintu akaba atabikora akicara akemerera gutya gusa noneho wa wundi ubikora urumva noneho reka nkubwira n'impamvu itumye nzamura iyo topic ni ukuntu ngusabye ngo abakunzi b'UmurimboTV urababwira iki ukambwira uti ndabasaba ko ibiganiro bajya babitembereza bakabisangiza abandi bantu noneho numva kantu kuko dushyize hamwe karaniryoheye cyane kananshimishije ikindi no kuba turi kumwe gutya ku ntebe ikiganiro tuganira turi gushyira ibi byose no gushyira hamwe no gukorana ibi bintu rero bikwiye kumvikana yuko bitandukanye n'iki n'uburozi umuntu aba yarakuroze nkanjye ku bwanjye pereka mbanze nanisobanura umbabarire ngewe ariko ubundi ntunzi ngo ninzara ndakuzi ntunzi pe cyane nawe uranzi kandi
turaziranye imyaka tumaranye mu by'ukuri turaziranye ariko buriya kubera ko baravuga ngo umuntu ni mugari pe ni mugari umuntu ushobora kugira ngo uramuzi ariko ugasanga ntabwo umuzi 100% hari utuntu tumwe na tumwe akora ariko nkanjye nkurikije ukuntu nzi ndahamanya n'umutima wanjye 100% ko uzi neza yuko ibyo bintu ntashobora kubikora icyo ngicyo ni ikintu nzi neza ku buryo ntago cyakirirwa kibabaza sinakirirwa ntekereza ngo wewe wagifashe gute cyangwa iki ndabizi neza yuko icyo kintu uzi ko njyewe ubwanjye nka Sauda nashobora gukora icyo kintu cyo kuvuga ngo narakoroze ikindi kintu cya kabiri gishobora kundinda gukora icyo kintu urumva njyewe ndi umuyisilamu kazi nzi ububi bwa shiriki kandi biriya bintu ugiye kubikora n'ubundi bari shiriki cyane noneho tureke ibya shiriki kuko hari abantu buri munsi uko dukora ibyaha se tuba tuyobeye ko ari ibyaha turi abanyantege nke uwo munsi ushobora kubyuka ukisanga waguye mu cyaha runaka okay ariko ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru aho kugira wananiye kabisa wananiye wanzengereje aho kugira ngo njyewe njye kwigerekaho imizigo myinshi donc ndifashe ngiye gushaka uburozi bwo kuzaguha inzaratsi noneho umutima wanjye ntuzigera unanishima sinzigera nananyurwa kubera ko nzaba nzi ko mbana n'ikizi icyo gihe ntabwo ibyo uzabukora uzabubikora nk'umuntu ngo mbe proud nshimishwe n'ukuri kubinkorera kubera kugira ngo nishime ahubwo nzaba mbabazwa nuko ndi kubona ndi kumwe na stati sibyo ndi kumwe n'ikintu cy'igikorano naguhawe uburozi nawe ntabwo uzi yuri uri gukora ibintu nta ubwo icyo gihe nanjye ntabwo byanshimisha aho kugira ngo mbikore gutyo rero ikintu nakora ni uguhitamo kwiki kukureka tugatandukana hanyuma noneho nkazabona wenda hari igihe haba hari uwanjye uri ku ruhande uwo nguwo uzaza ahura n'ibyishimo byanjye kimwe nk'uko nawe nyine impamvu tuba twananiwe kumvikana hari igihe haba hari uwaba uzahura n'iki n'ibyishimo byawe urumva icyo ngicyo rero ntago ari cyo ahubwo aha tukiri aho ngaho reka tunumve yuko wenda byanabaye sibyo se iyo nzaratse yarabonetse se koko sobanura neza iyo we yareka banzu yumve ndakumva ndemye rwose tubanze twumve yuko ibyo bintu byanabaye aho yabanza gupfa neza mbere ndikumva ushaka kubyumva uko bitari twumve yuko ibyo bintu byanabaye sibyo ariko ntago byabaye pe reka noneho ni urugero ndi kuguha reka twiyumvishe ko ibyo bintu ari byo byanabaye byarabaye yego byarabaye byarabaye bikize sobanura neza nyine ndacyateza amatwi reka tubaze tuvuge ibi bintu reka twiyumvishe ko ibi bintu byarabaye ntibyabaye reka twiyumvishe ko byabaye kuba byarabaye kuri njyewe no kuri kw'Imana mu ijuru ndatinya Imana nabyo ni nyine turacyari mu kibazo noneho reka tuvuge bibaye byarabaye yego sibyo bibaye byarabaye ukabimenya ko byabaye wabifata gute wakumva gute bibaye byarabaye rero bo kuri njyewe kubyakira si byagendekera neza kimwe nuko ku bandi byabayeho biriho ibyo bintu ariko se biriho nawe urabyemera ndabyumva ariko hari aho nyambibona bibaho ibyo bintu ujya ubibona njya mbona abantu bamwe na bamwe ukabonana nk'umugore n'umugabo imbizi batavuga rumwe icyo gihe rero byanze bikunze bamwe urabumva ukumva ko none reka ngubwire sheri nimba abantu batari kuvuga rumwe ziba zirimo gute none se umuntu umwe babiri batatu bangahe 10 bavuga ikintu kimwe burya hari igihe bari byo nyine nibyo icyo ngicyo ndavuga iyo ubonye abantu hari umuntu wabonye baroze nk'umugabo ni ukubyumva gutyo nta gihamya mbifitiye hari n'umuntu baramuroze iyo umubonye umubona ameze gute ushobora kubona umuntu wenda bitewe n'imibereho ye ukabona wenda ntameze neza ukitwaza cya kintu ngo baramuroze ni umuntu waho ngaho ntameze neza se gute urugero nshobora kuguha nk'umugabo hari umugabo nigeze kubona kera
hasize bavuga ngo baramuroze ngo yirirwa mu rugo yirirwa akora imirimo yo mu rugo umugore akirirwa yicara aho ngaho yibera mu kabari yinywera agacupa umugabo yiriwe mu rugo ahetse umwana aramumesera aragera ate aroza arateka umugabo umugore yibera aho ngaho uwo mugabo biba bimeze bite aba ari seriye cyangwa ntago aba ari seriye waramubonye ariko umwe se babiri ndabumva bamwe na bamwe ukabona ntago urabona se umugabo uhetse umwana uziye ko burya guye ku mwana ntago ari ikibazo ushaka guye ku mwana nk'ubu ngubu tuvuge n'urugero wowe urarwaye nta mukozi dufite ni umwana wa mbere sibyo namuheka pe none wowe urwaye n'uwundi hakimu uri kuvuga ibyo bintu ntago ari original niwe pe wagira ntamuheka umunsi umwe urumva nkwibutse umunsi umwe nari ndwaye nta n'umukozi dufite saa 5 zikagera ukegura porotomanje ukajya kugura ibiryo muri resitora kandi mu rugo huzuye ibiryo none igihe kidahari cyo kubiteka wabigenza gute kigewe nta gihe cyari nari mpare kwenda ntafite igihe cyo kuba nabiteka igihe se ni cyangwa ntazi guteka birashoboka ntabwo ari wowe ujya umbwira ko iwanyu ari wowe wajya guteka mu rugo byari kera nari mbizi ariko ubu naribagiwe n'iminsi iragenda dusiga nibagirwa noneho ibaze wajyaga kugura ibiryo muri resitora ujya kugura ibiryo muri resitora umuntu yarwaye waheka umwana mu mugongo ubase se wabishobora ariko nkamuterura nkamuba hafi nkamumenya buri kimwe sibyo reka ne kukuvana muri content tugume mu murongo ne kukuvana mu murongo mu by'ukuri koko ibyo bintu by'uburozi bibaho sibyo ariko tuvuge nk'urugero nkawe ukurikije ukuntu wibona ukuntu uteye ukuntu umeze n'iki hari igihe nawe hari nk'akantu na gato ujya uryama cyangwa se wicara ukavuga uti ariko ngubu uyu mugore ntiyaba yarandoze wenda nk'aba nk'ibintu ukora ukavuga uti umugore ubu ntiyaba yarandoze ntabwo bijya bimbaho ibyo bintu nabyumvise ubwo ariko ubu sinshobora ntabwo navuga ko wandoze rwose ngiye mba numva nta nzara irimo ntayo pe nyine ikibazo bavuge ariko ntayo mbona ntayo ngushinja rwose ariko byaravuzwe nyuma yuko ndetse ku gacupa byaravuzwe biravugwa birekeraho abantu babivugaga se basi nibura ugereranyije sibyo mu by'ukuri tubana n'abantu benshi batandukanye hari ab'ibigare tuvuge n'urugero abo musangira iryo cupa hari abandi bantu basanzwe nyine mu buzima bwa buri munsi famiye cyangwa se abantu nyine batandukanye hari nk'igihe uba ufite abantu biyubashye abantu musenga n'abantu muhurira muhuzwa n'ibikorwa by'idini abantu muhuzwa n'ibikorwa by'akazi abantu muhuzwa na bya bikorwa bindi byo ku ruhande byo kuba abantu benjoyinga basohotse bagiye kwinywera ibyeri n'iki nk'uko nguko nyine ibyo wabigabagamo igice kinini cyangwa se abantu benshi babivuze ni abameze gute ni ikigare nagenderagamo nicyo gice kinini cyabivugaga kuko kigiye ntibabasha kumbona muri icyo kigare famiye wenda yo ishobora kuba itarambonaga buri munsi ariko ikigare cyo gishobora kuba cyambonaga buri munsi cyane cyane ni ikigare nabaga ndimo icyo cyagukunda kubivuga abo ngabo bo mu kabari bo mu kabari inshuti zanjye tubona umunsi ku munsi na famiye yego nayo ntago yaburamo ko yabivuga ko byanze bikunze niba warafataga ikintu nyuma ukaza kukirega wowe ukivugira impamvu zawe bo bakavuga impamvu zabo icyo gihe ntago muhuza nayo ntago yaburamo ariko njye nshimira Imana kuba naretse inzoga kuko ahubwo urananyibukije noneho turahangaha fata ubuzima bwawe bwo muri icyo gihe nyine ukuntu ari uko twari tubanye icyo gihe n'ubu ngubu wenda izo nzoga baraziretse n'igihe wazinywaga uvuga uti ngewe mbihuje ubuzima numva bwaba bwiza kuri njye n'ubuhe ubuzima bwiza ni ubu ngubu ndimo kuko mbere nkizinywa nabwo bwari bwiza ariko buriya ikintu bita inzoga hari aho zikujyana habi wowe utabasha kuba wabona ariko ubu ngubu nge nsigaye mbona igihe ndimo ari cyiza kurusha icyo nabagamo kera sinzi ibi bintu iki kiganiro cyo noneho kirandenze nimba iki kiganiro tugomba kugishyira hanze niba tugomba kugikansoringa nimba oya cyacamo byose byavuzwe byarabaye
hari n'ibyo tuvuze byiza by'umwihariko nko ku kintu cyerekeranye n'inzoga ikiyobyabwenge gikomeye wabasha kumva ko atari ikiyobyabwenge bagumye bakinywera ariko bakanywa bazi ko atari nziza zica ubuzima si nziza na leta ndumva yarabivuze burarirwa izaguhana oya ku muntu yishoboye yayinywa ariko mu rugero ku buryo atarengera iyo urengeye biba n'umusiramu se oya umusiramu we ni ikosa umusiramu n'abarakora nabo bavuga ngo ntibanywa nabo nabashishikariza kuzigizayo n'abandi babishoboye bakazihagarika ariko ntabwo ari nziza ntabwo nakubwira ukuntu ugisetsa ubwo rero muri make uzi ko kubera ibintu wambwiye byagiye bigenda bintungura ntari mbyiteguye ngewe ibyo nagombaga kukubwira byo kugutubura byagiye ndanabyibagiwe ureba uko cyari mutoya rero bahita wowe wambaye neza cyane ntubireba se ni made in Rwanda ndi kugukubita akajisho nkabona ni made in Rwanda nuko barangira ahubwo bo bayikura nuko barangira bo bayikura barangira si ku murimbo se hari ahandi cyangwa bakazaca no kuri nomero yanjye nanjye nkabafasha nawe cyangwa wabafasha oya wewe urahari byivugire aho bagukura noneho nanjye hari ikindi ndaza kukubaza nyuma nanjye se cyane nyine imyenda myiza amashati ya made in Rwanda amakanzu nanjye regiye nambaye se made in Rwanda nambaye nabi se wenda usibye yuko ikintu idakoze ntabwo ifite amaboko maremare akurabona ko nyine kubera ko ari njye nawe gusa ni myiza n'abazareba ntago bikabije nyine uraberewe nayo nyine ni made in Rwanda made in Rwanda ngira ngo abantu nyine babirebe aka ka design k'umugongo kana kari ku maboko ni keza nimpaguruka ndayibereka neza ukuntu ari igikanzu cyiza kinini cyambitse urabudafana Kiyovu gusa nyifaniye wayaka nese gufana Kiyovu nibibi ikipe se ntabwo yize wowe ikipe ni yihe ni Rayon Sport kundiro niyo kipe nziza kuko impamvu nkubajije nuko mbonye mu mweru nkabona icyatsi ngewe mfana reka nkubwire ikipe mfana hano mu Rwanda mfana ya mbere na mbere ni APRFC akada ikipe ni imwe urumva ya mbere mfana ni APRFC nawe nakandi nawe urabizi uburyo tujya tubisererera ngewe mfana APRFC ya kabiri ni Real Madrid ya gatatu ni Kiyovu ntabwo bibaho ibyo bintu mu Rwanda ngo mufana ikipe imwe byo kubanguza ntabwo uri umufana akada nose urashaka kunyubisa ngewe urashaka unegeka ibyo mfana kandi ngewe ari njye ubifana urashaka duko urashaka wowe kumbwira ubinkunga urabinkuramo bikunde amakipe tubigihorere areka manze nzikubwira izo mfana kugira ngo ujye n'ubutaha ujye imihoro uziza ya mbere ni APRFC ya kabiri ni Real Madrid ya gatatu ni Kiyovu Sport urumva ya kane ni Manchester na Arsenal kuko ntabwo wafana Kiyovu ngufana na APR ntabwo bibaho bakumve komeza Rose bitwaye iki byose cyo kore reka nkubwire ndi kukubwira uburyo zikurikirana sibyo ya mbere nabikubwiye ya kabiri nayo ya mbere ni APRFC ya kabiri ku mwanya wakangahe nyine ndi kukubwira yahagarutega bati ya mbere ni APRFC ya kabiri Real Madrid ya gatatu Kiyovu Sport ya kane Manchester na Arsenal urumva ya gatanu ni Rayon Sport urumva bavuga ngo mukunda nibagiwe iyindi nibagiwe mukura ni mukura ya gatandatu oya umva ya gatandatu ya karindwi ni ntuza ni iwacu iburasirazuba urumva ya karindwi Sunrise ya munani ni ntuza ni Manchester United wayivuze nizo mbese nose ko numva ikipe zose zikunda ubundi reka nkubwire nko mu Rwanda ugomba kuvuga uti ngenda akunda ikipe imwe sibyo iburayi ukavuga uti ndakunda Man U ntuvuga ngo ndakunda na Arsenal kuko iyo zahuye usanga ari iki usanga ari uruiki n'umuntu zoro iki rwawe n'umuntu nuko rwinga rwigenda
urumva ibyo rero byo kuvuga ngo ngewe zahuye donc reka nkubwire impamvu nzikunda usanga buri kipe mfite ikintu nyikundira sibyo hari izo nkundira amabara zambaye izo nkundira abakinnyi barimo mfana izo nkundira umuzamu izo nkundira agace izo nkundira amateka runaka numvise n'ibyo ngibyo rero kugira ngo mbwire ngo fani byakugora wowe ndabizi nk'ubaje n'umukinnyi umwe muri APR nta wamumbwira cyangwa muri za manu yingiye wamuvuga nta wavuga ndabizi ariko reka nkubwire bisaba maze gutekereza ko mfana nyinshi si wowe wenyine abantu cyane nk'igitsina gore benshi bakunda ikipe ngo bayo yitonze ngo ikinyabupfura ngo biki sibyo mugenderaho ibyo mugenderaho ngo rero yakinnye ngo usanga ngo abasazi reka da ikipe nigaragaza ibyishimo izo zose sinabonye zibigaragaza nanjye zatsinze ndishima zo imwe muri zo ngizo yatsinze ariko ejo bundi tuzakina kuri 29 30 uzaze nkujyane urebe ariko se hano ni ku UmurimboTV twamamariza Rayon Sport twebwe reka tubireka mugani ibyo ariko ubu se tugeze mu rubuga rw'imikino tugeze tugeze mu rubuga rw'imikino biba bikenewe no gukina nabyo reka tugaruke wa mugani ne gukomeza kugutinza twari duhereye ukuntu wambaye neza uri kumva kubera iki se utambaye ubururu n'umweru icyo reka tukireke iyi ni made in Rwanda ibara ryose wakwambara ryose iryo wakwambara ryose made in Rwanda imyenda made in Rwanda amashati amapantaro abashaka ikositime abashaka amakanzu meza abashaka bose yabarizwa hehe muri sawa fashion muri chic ako kana ahubwo ngo ku kantu ni sawa ahubwo se kugira ngo ntunantwikiye wa mugani ko bazajya bakugeraho ngo ni he sawa fashion muri chic ngira ngo telefone bazajya kubona hehe bahena namba bazajya bakugeraho oya umuntu wese ureba ibiganiro ku UmurimboTV amenye yuko sawa fashion muri chic azahamagara 0788332257 ashaka kwambara yaba umugore azaba yaba umugabo yaba umugore yaba umusore yaba umukobwa wese n'abana batoya bose imyambaro yabirahari kandi ku giciro cyiza urakoze kunyamamariza ko burya abagabo muri abagabo ni byiza kuko ngiye buri gihe nambaye mu myenda ni Rwanda umuntu wese arakebuka akambaza uyu mwenda wawukuye he niko ari mwiza njya mbona abantu gusa abantu wenda ntibadoda kimwe ariko iyo wadodeye umuntu rwose aravuga ati mwenda ni mwiza urabona ko ari sirebera ku bijyanye na taye yawe na tisi ni nziza ubwo se ugira ngo ntitwigiriye mu magambo topic tukayivaho ubwo se ngewe nta kintu wambariza wambaza nkubaze reka ngewe sawa aho ngaho niho nashaka kuyamenya nanjye nyamamariza se nshiriraho nanjye uyu mugabo wanjye witwa Hakimu akora mu bintu bijyanye na transport yose muri rusange abantu bakunda gutembera kujya ahantu hatandukanye kujya kuryoshya kujya mu bukwe kujya ahantu habereye ibyago ukeneye imodoka iyo ari yo yose intoya cyangwa inini cyane cyane ku modoka zitwara abantu bavuga ngo ni benshi ku myanya 7 uzamura ama minibus ya VIP amajipe amakwasiteri amabisi manini iyo ari yose wambazaho nayikugezaho nawe tanga nimero bajye baguhamagara 0782 078 638 yego iyo niyo nimero wabonaho Hakimu Wando transporta nkuko wari umaze kubisobanura transporta akaba imodoka yose washaka ushatse kujya ahantu hari igihe biba ngombwa ko akwitwarira hakaba n'igihe biba ngombwa ko abandi bantu bagutwara ibyo ngibyo cyangwa nawe ukaba kwitwara yego imodoka nazo tore zimwe bavuga ngo sans chauffeur turazitanga nazo ziba zihari ngayo nguko rero bakunzi b'UmurimboTV rero mutubabarire umugore n'umugabo iyo bahuye akenshi hari igihe ibintu babihindura ariko byose ndumva biba ari byiza icyambere nuko tuba turi kuganira ku bintu nyine tuba turi kumwe nk'abantu dushaka kubaka umuryango mwabyumvise reka rero dusoza reka tugane no ku musozo kwanza
ikiganiro twatangiye topic yacu ivuga ku bintu byerekeranye nuko umugabo n'umugore bashyize hamwe igihe cyose iyo umugabo ari gufasha umugore we mu bintu byo mu rugo mu bintu byo byerekeranye no kujya gukora bagahuriza hamwe hari abagabo bagenda akajya gukorera amafaranga yarangiza akaza akavuga ati wenda n'urugero niba ahembwa salary y'ibihumbi 500 agafata nk'ibihumbi 500 akaza akabwira umugore wati ngiye ibihumbi nahembwe umushahara wanjye nguriya na ukajya kuri konti cyangwa se bakayakoresha akabimubwira hakaba n'abandi bavuga ngo umugabo ubikora gutyo uwo ngo aba ari umusazi uri kumva baramuroze aba yarariye inzaratsi uwo ngo abagomba nibura kwereka umugore nk'ibihumbi 200 300 yandi 200 ntamenye aho yarengeye wowe ubivuga he ibyo ngibyo si ngombwa ibyo si ngombwa ko ujya kwerekana umushahara ngo werekane iki burya ushobora no kugura nako gafuka k'umuceri ushobora kugura amavuta ukazana si ngombwa kugaragaza amafaranga sibyo icyo gihe mufatanyije kuba mwahaha mu rugo nayo amafaranga wayazana n'urugero ariko ushobora no kugura ibintu ukabizana ibyo rero byo kuvuga ngo umuntu bamaye inzaratsi ngo amafaranga yose arafashe umushahara agiye araberekanya nabyo birashoboka nabyo si bibi ariko ntago aba ari inzaratsi ahubwo ni rwa rukundo bagaragariza iki umufasha wiwe none se Ashyize tuvuge n'urugero ubundi inshingano y'umugabo mu rugo igihe cyose urabizi ko nuguhahira urugo no kumenya no ukamenya urugo ukamenya ko yambaye ukamenya ko yariye yahaze none se ibyo byo kuvuga ngo wenda si ngombwa kwerekana umushahara nicyo ndi kuvuga uyu mugabo werekana umushahara aba yararozwe oya ntabwo aba yararozwe bo uwo ushobora kuba warabyumvise nanjye narabyumvise hari igihe wenda ashobora kuba yararozwe nk'uko twahoze tubiganira kimwe n'uko aba atararozwe ari iyo mico ye kandi ndumva atari na bibi imico ubwo si imico myiza ari uwo nguyu afata akayatsimba akayajyana mu bindi bintu bidafite akamaro urugo ari n'uyafata akaba yaza akayereka umugore wumva we washyigikira uwe icya mbere ni ukuzuzanya yaza akayerekana no gutsimbaraga muratsimbura banatsimbura ariko icya mbere ni kumvikana mu iyo mishahara umuntu aba yakoreye akavuga ati tuzapanga gutya na gutya tuyahahishe andi tegera gutya ibyo ni ibintu byoroshye ntago gutsimba ntago ari byiza kuko dutsimba mutsimbura uva mu cyumba ugasohoka ukajya kureba ko hari ikintu kirimo iyo taguhaye ariko yataguhaye si bibaho se muvuga niba ibyo bintu nawe uratsimba oya ntago nsimba nakubwiye ngo shoba ndatashye simugaragaje wenda ngo byagenze gutya na gutya ayo mafaranga uvuga ngiye yibereye mu mufuka n'urugero wowe niba ukeneye amafaranga ushobora kumbaza uti amafaranga ari nka kwihora cyangwa se ntunabimbaze wowe ukajya kwirebera nibyo bita gutsimbura gutsimbura noneho icyo ni kimwe cyo kubushara ukajya kwiha icyo ni kimwe noneho reka tujye byerekeranye n'imirimo yo mu rugo uyu munsi usibye ko bitarakubaho utashye wagera mu rugo ukaza ugasanga n'urugero mfite akazi kenshi nta mukozi uhari ndimo kubikora mfite umwana mfite guteka mfite koza amasahane mfite gukora ibyo bintu byose umunsi uzoza amasahane uzahita wumva ko warozwe oya ntabwo nakumva ko narozwe kandi ndumva ntabwo biraba ariko n'igihe byazabera nakumva ko imirimo yakubanye myinshi usibye hari ibyo twahoze tuvuga byo ku ruhu rwera abazungu burya umuzungu cyangwa abanyamahanga si natwe twenyine burya umunyamahanga wese abazi kwitekera abazi kumeza abazi ibintu byose uri kumva ararya yamara kurya agafata isahani yogereyeho akayoza ntawe uyimwogereza ku banyamahanga ntawe uyimwogereza iyo ugiye kumwogereza murashwana avuga ati njye wayiririyeho ni njye uyarayoza akayishyira hariya no kwitekera baritekera usibye twebwe muri Afurika abagabo nyine twihagararaho ngo ntiwakwitekera ntiwakwimesera ugasanga buri kantu kose barakagukorera uragasaba biriya nabo nashishikariza abagabo ko wenda twajya dufatikanya tukajya tureba tugasaranganya tukareba imirimo ko twabasha kwifatanya inshallah ndumva rero hari icyizere ubwo nawe mu mutwe ubyumva gutyo bitekereza gutyo ni ukuvuga ngo kuri wowe
usibye wenda kuba wabona cyokora nk'uko babivuze hari ibintu biba birenze hari ibintu biba birenze ukabona ko uwo mugabo afite ikibazo ugasanga umugabo yasigaye mu rugo umugore yagiye ku mukabari umugabo arimo koza amasahani umugabo nako avuye ku kazi ko gushakisha amafunguro yo mu rugo aje no gukora imirimo yo mu rugo uwundi wakagombye kuba amufasha yagiye mu kabari kunywa inzoga abo bagore bahari bariho bameze gutyo ariko ntago ari benshi kandi ikindi ntago twanabashima abo ngabo bazajya mu muriro wa jahanama bazajya mu muriro utazima ibyo wakora byose yewe wavuga ngo wagiye mu cyumba cy'amasengesho umugabo wawe arasigara mu rugo akora ibiki wavuga ngo wagiye ngo hehe umugabo akajya guhaha yava guhaha akaza akamenya umwana ugasanga uri wa mugore utamenya urugo ugasanga uri wa mugore mu rugo ibintu byose byarapfuye byarapfapfanye kandi ari wowe nyiri kubireba ari wowe ugomba gukurikirana ibintu byo mu rugo ngo bimeze gute ugatanga gahunda yo mu rugo ibintu kabiha umurongo nk'umuntu w'umugore ni nacyo ahanini usanga abagabo baba barashakiye abagore kugira ngo ibintu babishyire ku murongo byo mu rugo ibintu bigende neza gahunda zigende neza famille yubake neza burya niyo mpamvu bavuga ngo harya mugani uvuga ko ukurusha umugore abakurusha urugo cyane ni ukuvuga rero ko umugore afite uruhare runini cyane mu kubaka urugo rwiza rero iyo umugore yarangaye akigira mu biyobyabwenge mu by'ukuri buriya ngiye ku bwanjye nta nubwo ndumva atari n'ubwa mbere bivuze ntabwo ngiye nemeranya n'abagore bagenda mu kabari kujya kunywa inzoga hari abagore baba banywa inzoga nyine mu madini yabo bitewe n'imyemerere yabo cyangwa iki ariko iyo nzoga umugore yakagombye kuyigura akayishyira mu rugo wenda akayinywa yabona time akayinywa mu gihe nta kintu biri bwangize wenda yarangije n'utwo tuntu two mu rugo cyangwa se niba ufite abakozi ukamenya kubaha umurongo buryo ibintu biri bugende warangiza ukagenda ukicara ukanywa iryo cupa ryawe nta kibazo ku buryo nta muntu uri bugucishemo ijisho ukaguma witwa umugore ukaguma witwa umubyeyi kubera ko buri kubyara ugomba gutanga urugero rwiza ko uzabyara ugomba kwereka abo uzabyara ugomba gutanga nyine uburyo umugore ni ikintu kigari cyane kinini mu kubaka umuryango niyo mpamvu rero ashiri dusoze ruva ngiye ntabwo nanyuzwe harabura iki harabura kumbwira ngende umva ubutumwa bwatambutse yego wowe mu by'ukuri bitewe n'ukuntu nkuzi ntabwo uri wa muntu ushobora kuva ku kazi ngo uvuge ngo ibyo ngo kuva nakubona na rimwe sindakubona wogeje n'isahane mu rugo sibyo ni rwa rugo rwiza nyine umuntu akubwira none se ubwo ni urugo rwiza none se reka nkubaze nk'ubu igihe uzava nk'aha ngaha ukajya nko mu kindi gihugu nk'uko wabivuze nashimye yuko ubizi ko umuntu yikorera ikintu hariya mu bantu b'abanyamahanga wowe ukunda kuba uri kumwe nabo kenshi cyane niyo mpamvu wanabimenye bibaye ngombwa ko uvuye hano wenda ugiye gutembera hanze bibaye ngombwa ko ahantu uri si muri famille uri ahantu muri hoteli uri bwiyogereza iyo sahane tuvuge n'urugero wenda kwa kundi umuntu ashobora gukodesha nk'ahantu akajya yitekera akaniyogereza amasahane urumva bitakugora byangora ubwo rero kubera wa mugani icyo kintu kiriho buriya ni ukutwigisha guteka mukatwigisha cyane guteka nk'abagabo ntabwo wambwiye yuko hari ibintu byo guteka wajya guteka iwanyu wabinsubiririramo kera nari nzi guteka ibishyimbo nawe nzi kubiteka nzi no gukubita umureti ibintu uko hari bibiri nateka ibishyimbo bigeretseho imyumbati n'ibijumba uri kumva ntabwo ari imyumbati ivanze n'ibijumba bateka ibishyimbo ukagerekaho imyumbati cyangwa ukagerekaho ibijumba cyangwa idegede ibyo biryo byose nari nzi kubiteka ariko cyane umureti kuko umureti buryo urihuta ni iminota mikeya uwo ndawuzi pe ubu n'ubu wawuteka se n'umugari nzi kubusonga nabusonga ikiganiro gitaha uzambwira uti dusonga ubugari urakoze ntiwumva se tubusonga rwose ubusonga ngewe pe imboga ze tuzazirira imboga wowe tuzakaranga nkunda ibishyimbo na dodo ibishyimbo na dodo burya ndabikunda none se ikindi hari ibindi bintu wambwiye wajya gukunda guteka cyane ngo ukanabyiba kera nakundaga guteka amandazi ndayakunda
amandazi najya nkunda kuyateka pe n'ibyanshyirirana nari nzi kuyateka amandazi ariko ubu narabyibagiwe ni kera umva reka dukomeje izi nkuru rero bwakwira bugacya kubera ko ibiganiro by'umurimbo TV nakagaruka ejo bundi tuba twabategura izindi nkuru dushobora kubaramburira kandi zikabafasha reka urwenya rw'umugabo arago mwarukira ubu ngubu noneho tumuhaye akanya reka ubutaha tuzongere tuganire natwemerera nabona akanya ubundi hasigaye tuzaganira gusa ku bantu mwese mushobora kuba mufite ikibazo uyu munsi ubyutse ukumva ufite ubukwe ushaka gukodesha imodoka yo gutwaramo abantu bawe barindwi cyangwa se n'abandi benshi nk'uko yabivuze mushobora kumubona kuri izo nomero yabandikiye hariya hanyuma rero mwamubura mugahamagara natwe tukamubagezaho murumva ko ni umuryango Imana ibarinde rero naho ubutaha ciao ciao